RedBlue JD. Ndabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Radio Rwanda. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ujye ubona ukuntu uyu munsi byinshi mu bikorwa byacu byihuta ugereranije no mu myaka 30 ishize. Reba kuvugana cyangwa kwandikirana n'umuntu uri ku birometero 1000. Ntabwo bigoye kandi birihuta. Kujya kugura umurima ntabwo bikigusaba kujyana umufuko wuzuye amafaranga cyangwa se kujya gusaba icyangombwa ku murenge. Ntabwo umukozi w'umurenge yiriza umunsi ashakisha dosiye yawe mu kirundo cy'impapuro. Ujye ubona ukuntu abantu benshi cyane cyane urubyiruko bakoresha internet. Nanjye nuko ntabwo bikiri igitangaza kubona umuntu urimo gukoresha internet no mu nkambi y'impunzi. Wahabona umuntu urimo gukoresha internet, nyamara ibi ntabwo ariko byari bimeze ahantu hariho hose mu isi mu myaka 40 ishize. Ni gute twageze aha hantu? Twese uko duhuriye kuri iki kiganiro aka kanya ntabwo twakoresheje internet, ariko amazina yacu afite aho ahuriye nayo. Uyu munsi kugira ngo ukore ikintu kibe cyiza kitaguhenze kandi gitanga umusaruro mwinshi, bakubwira ko ugomba kugikoresha ikoranabuhanga. Inyito ikoranabuhanga ntabwo byoroshye kuyitandukanya na internet. Twifashishije zimwe mu nyandiko zo mu gitabo Computer Programming in C Language cyanditswe n'uwitwa Jitendra Patel, inyandiko ya bwana David Hemendiger yiswe Computer Programming Language, ndetse n'amajwi y'impuguke mu mikorere n'imiterere ya mudasobwa twakuye muri filime mbarankuru yiswe Internet Revolution. Tugiye kuganira ku mikorere, imibereho ndetse n'uburyo ikizwe internet, bumwe mu buvumbuzi bukomeye bwo mu kinyejana cya 21 cyabayeho. Urashaka kumva uburyo internet ari bumwe mu buvumbuzi bukomeye bwabayeho? Ibyo tugiye kuvuga kuri internet byose twabikuye kuri internet. Ni imwe mu nzira nyinshi zinyurwamo kugira ngo abantu bagere ku iterambere muri iki kinyejana. Iki kiganiro cyitwa Waruziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isambiriza mu gitondo. Ikaze. Mu 2015 ikinyamakuru cy'ubushakashatsi cyitwa Archimag cyasohoye raporo yagaragazaga ko mu isi mukoresha internet muri miliyari 3 na miliyoni 200. Kuko turi miliyari 7 mu isi, ubwo abantu 45% mu batuye isi bose bakoresha internet. Hari abantu bakenera internet nk'uko bakenera amazi cyangwa se amashanyarazi. Usibye ibyibanze dukoresha internet nka za email, amakuru, chat group cyangwa se kumwe abantu baganira ndetse no guhamagarana byaba mu majwi cyangwa amashusho. Internet ni isoko rinini ry'isi aho abantu bagura bakanagurisha ibintu bipima amamiliyari y'amadolari. Iki nicyo gikorwa remezo cy'itumanaho kiruta ibindi byose byahimbwe mu kinyejana cya 21. Muri make, internet ni umurongo uhuje za mudasobwa zo mu isi, ukazifasha gutumanaho zikoresheje umurongo nk'uwa telefone, zigatumanaho zikoresheje ururimi rwazo rutandukanye n'urwacu. Kugira ngo tubyumve neza, biradusaba gusubira mu myaka y'1950. Kuva twaza mu isi nta kintu na kimwe twahimbye ngo gikure cyihuta kandi gikore ku bantu benshi nka internet. Internet yakoze ibintu bitigeze bikorwa na telefone cyangwa se ibinyabiziga cyangwa se ikindi cyari cyo cyose, kuko ibyo byose narimvuze byagize umumaro wo gukuraho intera hagati y'abantu, ariko internet niyo yakuyeho iyo ntera mu buryo bugaragara cyane. Internet ntabwo iramara imyaka 80 ibayeho, ariko email cyangwa se ubutumwa abantu bamaze kohererezanya mu isi ziruta kure amabaruwa yose yoherejwe n'iposita kuva yabaho. Mu birebana n'ubukungu, internet yinjije miliyari zirenga 301 z'amadolari y'Amerika kugeza uyu munsi. Mu 1998 internet niyo yinjije 1/3 cy'ibyazamuye ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe mu nkingi zikomeye cyane mu kugira abantu abasirimu. Nuvuga ibintu bigize uburezi uyu munsi, ibyiza no kuzashyiramo na internet. Umugabo umwe wigeze kubyukana igitekerezo cyavuyemo ibi byose yitwa J.C.R. Licklider. Yari umwarimu mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya Massachusetts MIT. Ni mu myaka y'1950. Igitekerezo yagize cyari icyo gufasha mudasobwa ebyiri gutumanaho hagati yazo, none iryo tumanaho ryazo umuntu aza kuryungukiramo. Iki gitekerezo cyumvikanaga nk'inzozi ku buryo na Hollywood yagikinnyemo za sinema z'amakabya nkuru, fiction. Abantu iyo babyumvaga bumvaga bimeze nk'uko uyu munsi wabona umuntu arimo kuguruka nta mababa. Ikindi, mudasobwa zariho iki gihe
zari nini cyane kandi zikaba zihenze cyane kandi zarakozwe mu buryo budateganya ko zizatumanaho hagati yazo. Mudasobwa imwe yabaga ingana n'icyumba cy'inzu. Imijyi ikomeye yabaga irimo nk'imwe cyangwa se ku banyamahirwe hakaba hari imwe muri kaminuza cyangwa se imwe mu cyumba. Uwo yitwa Dr. Robert Metcalfe. Ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guhimba internet. Ni umwe mu bagiriye akamaro iki gisekuru cyacu. Igitekerezo cya Rick Ryder cyari umushinga washoboraga gufata imyaka myinshi iyo Abarusiya bataza kugaragaza ubushake bwo gusiga Abanyamerika mu ikoranabuhanga. Turi mu ntambara y'ubutita. Mu kwezi kwa 10 mu 1957 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zohereje mu isanzure icyogajuru cyiswe Sputnik. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumvaga zisuzuguwe. Mu kwihimura ndetse no gushaka gusiga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Perezida Dwight Eisenhower yahise ashinga ikigo cya Departement y'umutekano akita ARPA, Advanced Research Project Agency. Cyari ikigo gishinzwe gukurikirana gahunda zose zirebana n'isanzure Amerika izajyamo. Birumvikana iki cyagombaga kujyamo ibirebana n'ubumenyi bwa mudasobwa bwose, ariko nyuma ibirebana n'isanzure biza gushingirwa ikigo cyabyo kibishinzwe, NASA. Maze ishami ry'ubumenyi bwa mudasobwa ribaye nk'imfubyi kuko Amerika yashyize ingufu nyinshi mu guhangana n'Abarusiya kwigarurira isanzure. Nizera ko iki gihugu gishobora kwiha intego y'uko mbere y'uko iki kinyejana kirangira tuzaba twarohereje umuntu ku kwezi kandi tukamugarura ku isi ari muzima. Ni Perezida John Fitzgerald Kennedy. Mu gihe Amerika yari imaze kuba igihanganye mu birebana n'isanzure, itumanaho rya za mudasobwa ryo ryari rikimeze nk'umwana ukiri mu nda akirimo kwirema. Gusa ryateraga intambwe. Muri Massachusetts, muri kaminuza ya MIT, umunyeshuri wari urimo asoza amashuri witwaga Leonard Kleinrock, iki gihe yatangiye uburyo bwo guhererekanya amakuru cyangwa se ibimenyetso, signal za mudasobwa, uburyo bwitwaga queuing theory. Uyu munsi Dr. Leonard Kleinrock yigisha ubumenyi bwa mudasobwa muri kaminuza ya California Los Angeles. Queuing theory ni uburyo bwiza bwo kugenzura ubushobozi bwa mudasobwa bwo gutumanaho. Bigusaba gusa kujya kuri mudasobwa ugafungura gahunda yayo yitumanaho, ukunyurwa funga ukagenda. Ntabwo bihise byumvikana neza, ariko ubu buryo bwa queuing theory ni nk'uko amabaruwa yoherezwaga ku maposita ashoreranye. Kleinrock yagaragaje uburyo amakuru muri mudasobwa agiye koherezwa ku yindi ashobora kugenda ashoreranye, akagenda mu nzira nk'isanzwe ikoreshwa na telefone. Aho amajwi ava muri telefone anyura, ni naho amakuru yoherejwe kuri internet anyura. Yagaragaje uburyo aya makuru cyangwa se ubutumwa bwajya bugenda bitewe n'umuvuduko w'ibimenyetso cyangwa se signal itwara amakuru ikoreshwa na telefone, ariyo twita network ubu ngubu ikoresha. Yagaragaje uburyo bwo kwihutisha ibyo bimenyetso cyangwa se network ukoresheje technique ebyiri, yiswe demand access n'iyiswe distributed control. Ubu buryo bwa kabiri yabugennye nk'uburyo bwo kugabana inshingano hagati ya mudasobwa ebyiri zitumanaho. Buri yose muri zo ikaba ifite ubushobozi bwo guhagarika cyangwa se gukomeza iryo tumanaho. Ibi byose byari ibitekerezo ba nyirabyo bizeraga ko bizashoboka, ariko nta wundi washoboraga kwizera ko umunsi umwe mudasobwa ebyiri ziri ahantu hatandukanye zizashobora gutumanaho. Kugeza iki gihe icyo mudasobwa zakoraga kwari ukwandika no kubara byonyine, kandi nta buryo bwariho bwo gukura ikintu kuri mudasobwa imwe ngo gishyire ku yindi. Leonard Kleinrock yavugaga ko mudasobwa ebyiri zishobora gutumanaho zikoresheje uburyo telefone zikoresha zitumanaho. Mwibuke ahari mu 1950 mu gihe telefone yari iriho kuva mu 1860. Iki gihe telefone zakoreshaga imigozi cyangwa se insinga, buri telefone ikagira urusinga ruvuye ikantarangi icometseho rutuma ivugana n'izindi. Zakoraga nk'uko amashanyarazi dukoresha uyu munsi agenda mu nsinga ziri ahantu hose, ari nayo mpamvu ipotigwa tukabura umuriro. Ubuhanga bwariho iki gihe bwari ukuvugira muri mikoro ya telefone yawe, maze telefone igahindura iryo jwi mu bimenyetso cyangwa se sinyo z'amashanyarazi, ku buryo ijwi rigenda mu rusinga nk'amashanyarazi rikagera muri telefone uhamagaye, maze nayo ikarihindura ijwi ubwiye akakumva. Leonard Kleinrock yatekerezaga ko ibi byashobokaga no kuri mudasobwa. Gufata imwe ukayihuza n'indi ukoresheje urusinga, maze amagambo n'imibare ushaka koherereza indi
bigahinduka ibimenyetso by'amashanyarazi bikanyura mu rusinga bikagera ku yindi mudasobwa. Ikindi muri iki gihe hari hakenewe cyane ubundi buryo bw'itumanaho, kuko uburyo telefone yakoreshaga bwashoboraga gusenywa byoroshye n'intambara. Telefone yakoreshwaga n'igisirikare cyane muri iyo myaka, ku buryo hari ubwoba ko igitero cy'abasoviete cyashoboraga gusenya umurongo wa telefone, ingabo zikananirwa gutumanaho maze gutsindwa bikaba bibayeho. Amerika yari ikeneye cyane uburyo bwo gutumanaho budapfa kwangirika. Muribuka ARPA, ikigo cy'imishinga y'ubushakashatsi buteye imbere. Haba bahaye akazi witwa Robert Baran. Uyu yahise azana uburyo yise hot potato routing. Bwari uburyo bwo kohereza amakuru avuye muri mudasobwa akagenda akagera mu yindi n'ubwo inzira anyuramo yaba yangiritse nk'urusinga rwacitse. Robert Barane yakuye iki gitekerezo ku mukino bajyaga bakina wo gufata imbeba bakayishyira mu gikarito bakasemo utwumba n'utuyira twinshi, ku buryo imbeba yishakira inzira iyisohora izenguruka muri buri kumba. Mu kwirinda gutakaza amakuru n'iyi nzira yayo yaba yangiritse, uyu yazanye igitekerezo cyo kudaha amakuru inzira imwe. Ni ukuvuga mudasobwa ntizitumaneho hagati yazo, ahubwo hakazamo izindi mudasobwa nini zabugenewe zo zitumanaho maze into zikarahura amakuru kuri izo nini. Mu mwaka w'1952 twubatse imashini yari ifite utwumba n'utuyira twinshi twashyiragamo imbeba ikishakira inzira isohora. Icyo gihe twaravuze tuti, niba dukora inzira inyuranyuranyemo isohora imbeba mu gasanduku, dushobora kubikora no ku makuru, ku buryo amakuru azajya kwira hose ahari inzira kugeza ageze aho yoherejwe. Mu 1962 hari hagikorwa ubushakashatsi kuri ibi ngo hagaragazwe uburyo byakorwa, gusa kubishyira mu bikorwa byategereje imyaka 7 kugeza mu 1969 bihurirana neza n'igihe Amerika yari irimo kohereza umuntu ku kwezi. Ubwoba bwo gutinya Abarusiya bwari bumaze kugabanuka. Mu myaka y'1960 ibyitwa email uyu munsi byari amabaruwa abantu bazanirwaga mu ngo n'iposita. Ibyo twita kuba online uyu munsi byari kuba abantu batonze umurongo, umwe ari inyuma y'undi binjira mu mazu yerekanaga sinema. Ibyitwa server uyu munsi kubazi bya mudasobwa byari umuseriveri n'ubundi umuntu ukuzanira ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa wasabye mu kabari na restaurant. Uyu munsi dufite imvugo nshya twazaniwe na internet ariko zahoze zisobanura ibindi bintu. Nubwo Amerika yari mu ntambara y'ubutita, ariko muri iki gihe havutse ibitekerezo byinshi byahinduye isura yayo. Kuri bamwe cyari igihe cyo guharanira uburenganzira bw'abantu, abantu bigaragambya mu mihanda ngo intambara yo muri Vietnam ihagarare. Ku bandi icyarutaga ibindi byose kwari uko umuntu yagiye ku kwezi. Gusa mu isi ya za mudasobwa ho harimo havumburwa ubuhanga bushya, peer to peer network. Abantu bazi bya mudasobwa n'uyu munsi baracyakoresha ubu buryo, aho imashini zirenze imwe zishobora gusangira akazi, mukicara kuri mudasobwa ebyiri zitandukanye ariko mugasangira amakuru. Nkaba nabona ibyo urimo gukora mbirebeye ku mashini yanjye. Bafata mudasobwa imwe bakayicomekaho indi, ku buryo ibiri muri imwe wabirebera ku yindi. Iki cyari igitekerezo cya Bob Tyler, yakoreraga ARPA, Advanced Research Project Agency. Yashakaga ko mudasobwa zose zo mu mashami y'icyo kigo mu gihugu hose zizajya zikorana. Yasabye abakoresha be kumuha amafaranga ngo yubake uburyo buhuza izo mudasobwa zose zigahuzwa n'umugozi. Ariko yabwiye aba bakoresha be ko ibi bizarondereza igihe n'amafaranga. Amafaranga uyu yasabaga yari make cyane ugereranije na yari yarakoreshejwe mu kujya ku kwezi. Yahawe miliyoni y'amadolari kugira ngo akore ikintu gitumye uyu munsi turi aha ngaha tuvuga ibi ngibi. Birumvikana abantu bose bakoraga kuri uyu mushinga nta numwe watekerezaga ko ibyo bakoraga bizavamo igikorwa remezo kizahindura imibereho y'amamiliyari y'abatuye isi nk'uko bimeze uyu munsi. Dr. Vinton Cerf ni umwe mu bari bagize itsinda ry'aba-engineer bakoraga kuri uyu mushinga wo kuremera mudasobwa uburyo bwo gutumanaho. Twese twari tuzi neza ko turimo turakora ikoranabuhanga rikomeye cyane, ariko sintekereza ko hari n'umwe muri twe mu myaka 20 cyangwa se 25 ishize wigeze atekereza ko ibyo twakoraga bizagenda.
nta wigize atekereza ko abatuye isi yose bazakoresha iryo koranabuhanga mu kwakira no guhererekanya amakuru. Nyamara niko byaje kugenda. Bob Tyler yahise akazi witwa Larry Roberts. Uyu yari yarabashije guhuza mudasobwa ebyiri mu isomero rya kaminuza ya MIT. Yari yarazihuje akoresheje bwa buryo bwa peer to peer. Ariko ubu ni uburyo bukoreshwa mudasobwa icomekwa ku yindi, nta kindi kibihuje, kandi ntabwo mudasobwa zo mu gihugu cyose cyangwa zo ku isi zose wazicomekeranya imwe ku yindi. Aha niho yahise agira ikindi gitekerezo cyo gukora izindi mudasobwa nto zigomba kuba nk'ikiraro hagati ya mudasobwa nini bashaka ko zitumanaho. Ni ukuvuga niba mu kigo hari mudasobwa enye nini bashaka ko zikorana cyangwa se zitumanaho, bakoze utundi tumudasobwa duto natwo tune baraducomekeranya ku buryo dutumanaho hagati yatwo, maze muri za zindi enye nini buri yose ikaba ifite aho icometse kuri kamwe muri twa tundi duto. Ni nko gushaka ko impombe ebyiri nini zihererekanya amazi, ariko kuko utazicomekeranya kubera ubunini bwazo, ahubwo ugashaka agahombo gato kazihuza. Guhuza mudasobwa imwe igashobora kohereza amakuru mu yindi byasabaga kubigeragereza kuri mudasobwa enye zitandukanye ziri ahantu hatandukanye zakozwe n'inganda zitandukanye. Larry Robert na Bob Tyler bagombaga gukorana n'ibigo bine byari bikomeye mu bumenyi bwa mudasobwa. Aba ni abakoze Sigma 7 ni muri kaminuza ya UCLA, bashaka gukorana na SDS 940 ya Stanford Research Institute, bashaka gukorana na IBM 360 750 muri University of California i Santa Barbara, ndetse na PDP 10 muri kaminuza ya Utah. Aya ni amashami y'izi kaminuza yari ashinzwe ubumenyi bwa mudasobwa. Robert yasabye ibi bigo gukorana nabo kuri uyu mushinga nk'igerageza rigamije guhuza za mudasobwa zabyo, hakarebwa niba zashobora gutumanaho. Aba barabyemeye, ariko hari ibindi bigo bigera ku 140 byasabwe gushyigikira uyu mushinga, ariko birabyanga kuko nta muntu washoboraga gutekereza ko ibi bizashoboka. Barambwiye bati, umva gahungu gato, igendere rwose kuko umushinga wawe nta kintu wazatuzanira, kandi koko bari bafite ukuri kuko nta kintu twinjije. Mwibuke aba ba engineer ibi byose barimo babikorera ikigo cya Amerika gishinzwe kwiga ku mishinga y'ubushakashatsi buteye imbere mu ikoranabuhanga, ARPA. Umushinga wo guhuza mudasobwa zose muri iki kigo bari barawise ARPANET. Bari baramaze kubona inzira yo kuzahuza za mudasobwa zigatumanaho, ariko basigaranye ikindi kibazo kimwe. Teknoloji yose yari kuzashingira ku bindi bikorwa bisanzwe biriho. Ingingo yateje ikindi kibazo cy'uko bari baratekereje ko amakuru ya za mudasobwa azajya agenda mu buryo amajwi ya telefone agendamo, ariko insinga zitwara amajwi ya telefone nicyo zakorewe, ntabwo zari zarakorewe gutwara amakuru yo mu nyandiko. Birumvikana bari bakeneye kubaka ubundi bwoko bw'amamashini n'insinga. Ikindi kibazo cyari uko gukoresha telefone ari ukuyifata ugashyiramo nimero z'ushaka, ugakanda aho bakanda bahamagara, ubwo ukabufunguye umurongo cyangwa se inzira y'amajwi, ubundi mukavugana. Aba nabo bagize ikibazo cy'uburyo umuntu azajya afungura umurongo wa ARPANET. Uyu munsi gufungura umurongo wa internet ni ugufungura kuri mudasobwa yawe gahunda za mudasobwa zimeze nk'amarembo yinjira kuri internet. Imbuga twita web browser nk'iyitwa Mozilla, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Opera n'izindi. Iki gihe bwo gufungura umurongo wa ARPANET kwari ugufata umugozi cyangwa se urusinga ruhuza za mudasobwa ukarucomeka muri imwe, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutumanaho n'izindi mudasobwa. Mu mpera z'umwaka w'1969 mudasobwa zose zo mu bigo bine by'igerageza UCLA, SDS 940 ya Stanford Research Institute, IBM 360 750 muri University of California ndetse na PDP 10 muri kaminuza ya Utah zari zaramaze guhuzwa mu itumanaho. Washoboraga kohereza ubutumwa ukoresheje mudasobwa imwe muri kimwe muri ibi bigo bukagera mu bindi bitatu byose bisigaye. Birasa naho mu mpera z'1969 aribwo hari hatangiye intambwe ifatika yo gukora internet dukoresha uyu munsi. Gusobanura intambwe ku yindi uko byagenze hakorwa internet bishobora kutumvikana neza ubigereranije nuko byakumvikana usobanuye imikorere ya internet uyu munsi. Nuramuka usomye inyandiko zose zisobanura internet cyari cyo, ntabwo uzasoma imirongo igeze kuri 5 utaragera ku ijambo server.
server ni mudasobwa yihariye ikora akazi ko kwakira, gutunganya, gutanga no kubika amakuru. Ni server nyine. Nubihuza n'akazi kabitwa aba server mu tubari n'amaresitora birakorohera kubyumva, ariko noneho ni mu birebana n'amakuru. No mwisi yabazi by'itumanaho cyane bagira imvugo bita client server. Wowe ugiye kuri internet ukandikamo amagambo ushaka, ntabwo biba bitandukanye cyane nuko usaba inzoga mu kabari. Amakuru usabye kuri internet uyahabwa na server. Internet rero uko yakabaye isobanurwa nk'uruhurirane rwa za server zifitanye imikoranire kandi zishobora gutumanaho. Niba umaze igihe kinini ushaka kumenya uko internet ikora, ushaka kumenya uko interuro wanditse kuri Twitter izenguruka isi yose mu masegonda make, cyangwa se ushaka kumenya uburyo aka kanya urimo kumva Radio Rwanda kuri y3.rba.co.rw/radio, nyamara ukaba uri New York cyangwa Stockholm, ibyiza ni ukumenya ko iyo wakije mudasobwa yawe cyangwa se telefone igendanwa ugakanda kuri navigateur cyangwa se web browser, Mozilla, Safari, Internet Explorer, muri iyo navigateur cyangwa se browser ukandikamo urubuga rwa internet ushaka, wenda ukandikamo y3.rba.co.rw, ugakanda entrer cyangwa se kwemeza, uhita ubona urubuga rwawe rufungutse ukabona ibyo wasabye. Aya makuru yose uhita utangira kubona imbere yawe muri mudasobwa yawe, ibiyakuye mu yindi mudasobwa iri ku birometero byinshi cyangwa se bike iteretse ahandi hantu mu isi, mu gihugu cyawe cyangwa se hanze yacyo. Aya makuru cyangwa page ya Facebook urimo kubona ifunguye imbere yawe yanyuze mu yihe nzira ngo kugereho. Ibyibanze ufite hafi yawe kugira ngo ugere kuri internet ni mudasobwa na modem cyangwa se router, ariko kakuma gafata signal cyangwa se ibimenyetso by'itumanaho. Réseau téléphonique cyangwa se inzira ya telefone niyihuza mudasobwa yawe n'agasanduku gakurura signal cyangwa se ibimenyetso bitwara amakuru, ariko twita router cyangwa se modem. Aka gasanduku ubaragahawe n'abitwa aba fournisseurs d'accès cyangwa se babantu bagurisha internet. Aba icyo bafite cy'ingenzi na antenne n'iminara ishobora gukurura signal cyangwa se réseau cyangwa se ibimenyetso bigurukana amakuru. Nukuvuga ko iyo ugiye kugura internet yo gukoresha iwawe, baraza bakaguha antenne cyangwa se agasanduku byose byakira signal cyangwa se ibimenyetso bitwara amakuru. Nukuvuga ko kugira ngo ujye kuri Facebook nuko wandika muri browser cyangwa se gahunda ya mudasobwa ikugeza ku mbuga za internet, wandikamo ibyo wanditsemo bikagenda mu nzira nk'izinyurwamo n'amajwi yo muri telefone yawe iyo telefone y'umuntu, bikajya muri ka gasanduku kawe cyangwa se router, nako gahita kabyohereza muri antenne ya internet iri iwawe cyangwa se hafi yiwawe. Iyo antenne nayo ibireba ahantu ikurura signal cyangwa se rezo yo ku munara w'ikigo kiguha internet. Uwo munara wabo nawo ubura ahantu ku gasozi ku buryo ukurura signal y'undi munara uri ahandi hantu kure. Ibi birasobanura inzira amagambo wanditse muri internet anyuramo ngo akuzanire page ya internet wasabye, ariko ntabwo bisobanura aho iyo page ya internet ibivuye. Muribuka internet uruhurirane rwa za mudasobwa zifitanye imikoranire y'itumanaho. Izo mudasobwa murazibuka zitwa server. Server nizo ziba zibitse imbuga za internet zose wandika muri mudasobwa zikaza. Izi server ziri ahantu hatandukanye mu isi, zitumanaho zikoresheje imigozi cyangwa se ibisinga binini kimwe kingana nk'ukuboko k'umuntu binyura munsi y'inyanja hirya no hino mu isi. Bivuze ko server cyangwa se mudasobwa ibitsemo Facebook ishobora kuba iri muri Amerika. Ufungura Facebook uri Kigali ntihita ituruka muri Amerika ngo igwe ku mashini yawe Kigali. Komande yawe yubahirizwa binyuze ku ruhererekane rw'izi mudasobwa cyangwa se server, bikaza byerekeza mu nzira yaho wowe watanze komande uherereye. Bigenda bite rero kugira ngo ubutumwa buve muri Amerika bugere iwawe mu rugo butayobye ngo bujye ahandi? Hashyizweho amahame yo gukurikiza mu gukoresha internet yitwa Internet Protocol, IP. Adresse IP cyangwa se IP address ni izina rya buri mudasobwa yose igiye kuri internet. Iyi mashini yawe igiye kuri internet, kagasanduku gatanga internet cyangwa se modem, ihita iyo mashini yawe inimero yiranga igizwe n'imibare 4, imibare igiye itandukanijwe n'utudomo. Umunini muri iyo mibare ntushobora kurenga 255. Ni imibare buri mudasobwa cyangwa se telefone imarana igihe iri bumare kuri internet. Iyi mibare itangwa n'ikigo mpuzamahanga cyitwa IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Gusa iki ngiki ubu cyasimbuwe na Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN.
iki kigo gitanga iyi mibare ku bigo bitanu mpuzamahanga bitanga interinete mu isi, nabyo bitanga izo nimero cyangwa se iyo mibare ku batanga interinete mu bihugu cyangwa se mu turere, nabo bakazayigurisha ku babarangurira interinete. Ni ukuvuga ko adresse IP iba ari imibare ine ariko umwe niwe uhinduka bitewe n'uwakugurishije interinete. Umuntu ugurisha interinete ashobora kureba IP akamenya ko iyo interinete ari iye, kuko hari umubare umwe ufite agaciro cyane muri IP ye. Iyi mibare ikifasha n'impamvu buri mudasobwa igiye kuri interinete yihabwa kandi igahabwa iyayo ku giti cyayo, nuko ari adresse nyine, bituma ubutumwa buza bugenewe iyo mudasobwa buza ariyo bujyaho nyine ntibuyobe. Ni ukuvuga nk'urugero, niba iyo mashini urimo gukoresha yahawe IP address ya 93.255.255.140 kandi wowe ukaba uri i Kigali mu Rwanda, ukaba ushaka gusura page ya Facebook ya Habimana uri Chicago muri Amerika, wowe wamaze kujya kuri interinete baguha IP tumaze kuvuga, maze wandika page URL ya Habimana, URL Universal Resource Locator. Mu by'ukuri URL nibyo twita link cyangwa lien. Ubwo URL kuri Facebook ya Habimana ni y3.facebook.com/ cyangwa se akarongo kaberamye Habimana. Uyandika muri navigateur cyangwa se browser ugakanda entrée. Iyi adresse URL ihita iva mu mashini yawe ikanyura mu gasanduku kaguha internet cyangwa se modem, ikavamo inyura muri antenne iri hafi aho yerekeza ku munara w'ikigo cyaguha internet. Uyu munara cyangwa antenne nayo ihita yohereza muri mudasobwa cyangwa se server y'ikigo gifite urubuga rwa internet wanditse muri ya adresse, ni ukuvuga server ya Facebook. Iyo server ishobora kubiraho ariho hose. Iyo server ihita ihindura ya adresse URL muri IP, ni ukuvuga rwa rubuga wanditse ruhinduka imibare, igahinduka nk'urugero 140.3.0.34. Iyo ihindutse iyi mibare biba bihise byoroha, kuko uyu mubare wa mbere 140 uhagarariye ahantu, agace. Buri router cyangwa se agasanduku ka internet kaba gafite igishushanyo cya za adresse IP, ku buryo kazi neza ko 140 ari umubare wo muri Amerika, maze ugusaba kwawe kukayoboka iminara yo muri Amerika. Wibuke ya page URL wanditse inyuma washyizeho slash cyangwa se akarongo kaberamye izina Habimana, naryo ryamaze guhinduka umubare. Uyu mubare uhagarariye Habimana ni uhita ukujyana kuri page ya Habimana, maze mu isegonda rimwe ukabona page ya Habimana imbere yawe kuri mudasobwa yawe. Bitabaye ko Habimana bari muri Amerika, ahubwo mukaba mwicaranye aho ngaho, nabwo byanyura muri izo nzira. Niba server za Facebook ziri muri Amerika, ubwo nabwo nyine binyura muri Amerika bikagaruka aho mwicaye i Kigali mu masegonda make cyane. Mu biganiro bitaha tuzaganira ku zindi ngingo zirebana na internet n'imikorere yayo, nk'uburyo amakuru cyangwa se ibikorerwa kuri internet bigenda, uburyo ifoto inyura mu muyaga ikagera ku mashini yawe cyangwa se y'undi uwo ari we wese aho yaba ari hose ku isi, n'ibigenda ari ifoto cyangwa igenda nk'ibindi bimenyetso. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Iki kiganiro kitwa Waruziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru saa 2 za mu gitondo. RedBlue JD yoherejwe n'iposita kuva yabaho. Mu birebana n'ubukungu, internet yinjije miliyari zirenga 301 z'amadolari ya Amerika kugeza uyu munsi. Mu 1998 internet niyo yinjije 1/3 cy'ibyazamuye ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe mu nkingi zikomeye cyane mu kugira abantu abasirimu. Nuvuga ibintu bigize uburezi uyu munsi, ibyiza no kuzashyiramo na internet. Umugabo umwe wigeze kubyukana igitekerezo cyavuyemo ibi byose yitwa J.C.R. Licklider. Yari umwarimu mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya Massachusetts MIT. Ni mu myaka y'1950. Igitekerezo yagize cyari cyo gufasha mudasobwa ebyiri gutumanaho hagati yazo, none iryo tumanaho ryazo umuntu aza kuryungukiramo. Iki gitekerezo cyumvikanaga nk'inzozi ku buryo na Hollywood yagikinnyemo za sinema z'amakabya nkuru, fiction. Abantu iyo babyumvaga, amazina yacu afite ahuriye nayo. Uyu munsi kugira ngo ukore ikintu kibe cyiza kitaguhenze kandi gitanga umusaruro mwinshi, bakubwira ko ugomba kugikoresha ikoranabuhanga.
inyito, ikoranabuhanga ntabwo byoroshye kuyitandukanya na interinete. Twifashishije zimwe mu nyandiko zo mu gitabo Computer Programming in C Language cyanditswe n'uwitwa Jitendra Patel, inyandiko ya bwana David Hemendiger yiswe Computer Programming Language, ndetse n'amajwi y'impuguke mu mikorere n'imiterere ya mudasobwa twakuye muri filime mbarankuru yiswe Internet Revolution. Tugiye kuganira ku mikorere, imibereho ndetse n'uburyo ikiswe interinete, bumwe mu buvumbuzi bukomeye bwo mu kinyejana cya 21 cyabayeho. Urashaka kumva uburyo interinete ari bumwe mu buvumbuzi bukomeye bwabayeho? Ibyo tugiye kuvuga kuri interinete byose twabikuye kuri interinete. Ni imwe mu nzira nyinshi zipima amamiliyari y'amadolari. Iki nicyo gikorwa remezo cy'itumanaho kiruta ibindi byose byahimbwe mu kinyejana cya 21. Muri make, interinete ni umurongo uhuje za mudasobwa zo mu isi, ukazifasha gutumanaho zikoresheje umurongo nk'uwa telefone, zigatumanaho zikoresheje ururimi rwazo rutandukanye n'urwacu. Kugira ngo tubyumve neza, biradusaba gusubira mu myaka y'1950. Kuva twaza mu isi, nta kintu na kimwe twahimbye ngo gikure cyihuta kandi gikore ku bantu benshi nka interinete. Interinete yakoze ibintu bitigeze bikorwa na telefone cyangwa se ibinyabiziga cyangwa se ikindi cyari cyo cyose, kuko ibyo byose nari mvuze byagize umumaro wo gukuraho intera hagati y'abantu, ariko interinete niyo yakuyeho iyo ntera mu buryo bugaragara cyane. Interinete ntabwo iramara imyaka 80 ibayeho, ariko email cyangwa se ubutumwa abantu bamaze kohererezanya mu isi ziruta kure amabaruwa yose zinyurwamo kugira ngo abantu bagere ku iterambere muri iki kinyejana. Iki kiganiro cyitwa Wari uzi ko, ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo. Ikaze. Mu 2015 ikinyamakuru cy'ubushakashatsi cyitwa Archimag cyasohoye raporo yagaragazaga ko mu isi mukoresha interinete muri miliyari 3 na miliyoni 200. Kuko turi miliyari 7 mu isi, ubwo abantu 45% mu batuye isi bose bakoresha interinete. Hari abantu bakenera interinete nk'uko bakenera amazi cyangwa se amashanyarazi. Usibye iby'ibanze dukoresha interinete nka za email, amakuru, chat group cyangwa se kumwe abantu baganira ndetse no guhamagarana byaba mu majwi cyangwa amashusho. Interinete ni isoko rinini ry'isi aho abantu bagura bakanagurisha ibintu. RedBlue JD. Ndabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Radio Rwanda. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ujye ubona ukuntu uyu munsi byinshi mu bikorwa byacu byihuta ugereranije no mu myaka 30 ishize. Reba kuvugana cyangwa kwandikirana n'umuntu uri ku birometero 1000 ntabwo bigoye kandi birihuta. Kujya kugura umurima ntabwo bikigusaba kujyana umufuko wuzuye amafaranga cyangwa se kujya gusaba icyangombwa ku murenge. Ntabwo umukozi w'umurenge yiriza umunsi ashakisha dosiye yawe mu kirundo cy'impapuro. Ujye ubona ukuntu abantu benshi cyane cyane urubyiruko bakoresha interinete. Nanjye nuko ntabwo bikiri igitangaza kubona umuntu urimo gukoresha interinete no mu nkambi y'impunzi. Wahabona umuntu urimo gukoresha interinete, nyamara ibi ntabwo ariko byari bimeze ahantu aho ariho hose mu isi mu myaka 40 ishize. Ni gute twageze aha hantu? Twese uko duhuriye kuri iki kiganiro aka kanya ntabwo twakoresheje interinete, ariko